windataho umutwe wigira gutya iyo so ataza kunyanga ubu buzima bwanjye buba bumeze neza. Umwana urimo kumucyurira ibintu atagizemo uruhare, ntabwo abizi. Papa na mama babana ntabwo yari ahari, banashwana ntabwo yari ahari, ntabwo aba akwiriye kubizira. tubaza kubijyamo neza ibyo bintu birakomeye, numva hari bikomeye. umumama watwandikiye rero aratubwira ati murakoze murandokoye, abana banjye naringiye nabo kuzatuma bazabihirwa n'ubuzima kubera guhora mbabwira nabi mbacyurira ibyo papa wabo yankoreye. Basuje inshuti bakunzi ba Gato Network, twifuza ibihe byiza aho muherereye hose, ndetse twifuriza Noheli nziza ndetse no kwitegura umwaka mushya wa 2026. Turi kuri Quiet Haven Hotel, hotel iherereye Nyarutarama. Musaba rero buri wese ushaka gusohoka anniversaire no minsi mikuru, noneho ni hotel nziza cyane umuntu wese ashobora gusohokeramo akaba yabona ibyiza byinshi bitandukanye. Icumbi se uramutse uvuye hanze y'igihugu ushaka aho ucumbika, bareba rwose waduhamagara kugira ngo tugufashe kugera kuri Quiet Haven Hotel. Tubafite umutumirwa rero imbere yacu, twifuza ko abanza kutwibwira. Murakoze cyane Gato, nitwa Emerita Kaminka. Nishimiye kubana namwe ku muyoboro wa Gato Network. Nje nturutse ku muyoboro nanone witwa Family Room cyangwa icyumba cy'umuryango, aho dukora ibiganiro bitandukanye bijyanye no kubaka umuryango, ariko by'umwihariko dukora ibijyanye n'ubujyanama bw'umuryango, haba ku bubatse, haba kubitegura kubaka urugo, ndetse n'abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Murakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Quiet Haven Hotel wayibonye ute? Quiet Haven Hotel ni ahantu heza, ni ahantu hatuje, kandi ni no ku muhanda, ntabwo hayoberanye. Ni Nyarutarama. Umuntu ngira ngo aba amanutse uturutse kuri MTN Center ugakomeza usa nk'utangiye kuzamuka gato, urayibona rwose mu kuboko kwawe kw'iburyo. Ntabwo ari kure rero, abantu bazahagane ukeneye kuruhuka, ufite amasomo yawe ushaka kwiga utuje, ufite akazi kawe ushaka gukora utuje, wahaza ukahicara n'akarahure kawe k'icyo kunywa cyangwa n'icyo kurya, barakwakira mu buryo bwiza bushimishije. Kaminka rero hari n'indi yitwa Tam Travel Agency. Tam Travel Agency iyo ushaka kujya hanze y'igihugu, ushaka itike y'indege, mukunda kugenda cyane nko mu gihe cy'iminsi mikuru, ushaka kujyana n'umuryango yanyu, Tam Travel Agency nayo rero yabagezaho rwose, yabagezayo mushaka kujya, haba Dubai, haba muri Amerika. Muhamagara kuri 0787845555, 0787845553. Tam Travel Agency nayo yabageza aho mushaka kugera hose. Abantu bifuza kugenda ngo travel the world, ngo tembera isi yose, tembera isi nta nkomyi, niyo gahunda yabo. Tam Travel Agency yakugeza hose ukazenguruka isi. Tugarutse ku kiganiro cy'uyu munsi, Kaminka, bavuze ko turutse muri Family Room cyangwa se icyumba cy'umuryango. Icyumba cy'umuryango kimeze gite? Icyumba cy'umuryango turaho, tumeze neza. Dufite ubuhamya bw'abantu batubwira ko hari ibintu byinshi bamaze kwiyungura, hari ibintu byinshi bamaze kwiga, byaba mu buryo bw'ibiganiro byo mu muryango, byaba mu buryo bwo kumenya imiterere yabo, bityo bikabafasha uburyo bihanganirana, uburyo babana hagati yabo nk'umugore n'umugabo, noneho ugashinga agati ku kintu kijyanye n'uburere bw'abana. Hari umubyeyi watwandikiye, twari tuvuze ku bikomere by'ababyeyi, uburyo bijya bituma bafata abana nabi cyangwa bababwira nabi, cyane cyane bitewe n'uko umugore n'umugabo batakibana, y'amakimbirane bagiranye, by'ibibazo bagiranye, noneho ugasanga bamushiha umuntu yimukanye w'umubyeyi w'umumama cyangwa w'umupapa, usigaranye abana wese, umwana yagira icyo avuga agahita amucyurira. Windataho umutwe wigira gutya iyo so ataza kunyanga ubu buzima bwanjye buba bumeze neza. Umwana urimo kumucyurira ibintu atagizemo uruhare, ntabwo abizi. Papa na mama babana ntabwo yari ahari, banashwana ntabwo yari ahari, ntabwo aba akwiriye kubizira.
tubaza kubijyamo neza ibyo bintu birakomeye so numva hari bikomeye. umumama watwandikiye rero aratubwira ati murakoze murandokoye abana banjye naringiye nabo kuzatuma bazabihirwa n'ubuzima kubera guhora mbabwira nabi mbacyurira ibyo papa wabo yankoreye. Nuko tumeze rero muri rusange. Numva bimeze neza. Kaminka dufite YouTube channel nyinshi, mbuga nkoranyambaga, hari za Gato Network nk'izo turimo gukoreraho, hari nyinshi cyane. Kuki wahisemo icyumba cy'umuryango ntuhitemo ibindi biganiro? Icyumba cy'umuryango ndi bubihuze ngira ngo ni ikintu bita umuhamagaro ariko sinzi ukuntu wenda nza kugerageza kubisobanura. Ni ibintu nisanzemo kuva kera nkiri na muto, ntaranashaka, ariko ugasanga hari abantu tuganiriye kandi ukumva ibitekerezo nabahaye byabubatse cyangwa bagenda babikora bikabaha umusaruro mwiza. So nabikuriyemo gutyo n'ubusanzwe, ariko ndi umuntu rwose ukunda mu muryango, ndi umuntu ukunda mu rugo cyane. Buriya iyo ntafite ibindi bintu, izindi gahunda z'akazi cyangwa mba ndi mu rugo, niba hari umuntu utaha kare, niba hari umuntu uba mu rugo wishimira kuba ndi kumwe n'abana, ndimo ndeba ibigenda mu rugo, nganira numva amakuru n'iki, nkunda umuryango. Yego, so numvaga rero ari umusanzu ngomba gutanga kugira ngo tube twagira abo twarokora, cyane cyane ko mu muryango usigaye ubona umeze nkaho watatswe cyane cyangwa ufite ibibazo byinshi biwutera. Rero nuko nabihisemo, ariko n'umurongo wari uhari kuva kera, navuga ngo nawinjiyemo officially cyangwa nawinjiyemo ku mugaragaro. Yego, urakoze cyane. Umuryango, tuvuze umuryango tuba dushatse kuvuga iki iyo tuvuze umuryango? Yego, umuryango ubundi utangira n'umugore n'umugabo, hanyuma Imana yabaha umugisha bakabyara bakagira abana, ariko nanone bakaba iyo batabyaye ntabwo ari umuryango. Oya, aba ari umuryango. Nibyo navuze, ni umugore n'umugabo. Yego. Hanyuma bagira umugisha abana bakabiyongeramo bagakomeza kuba umuryango. Noneho uyu tuwita umuryango wa hafi, ariko tukagira noneho n'umuryango mugari. Umuryango mugari ni wa wundi twavutsemo n'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu, uwo ni wo muryango. Hanyuma rero tukazagira n'inshuti, nyine bikagenda byaguka bikarushaho kuba binini cyane. Wambwiye ko njyewe n'umujyanama mu by'umuryango? Ndi umujyanama mu by'umuryango, nabihuguriwe, narabyize. Bya bindi bitwa counseling? Yego, mfite masters muri Christian counseling. Ni ibihe bibazo mukunda guhura nabyo mujya inama, abasanga se ngo mubagira inama? Ni ibihe bibazo cyane cyane muhura nabyo cyangwa mukemura? Ni byinshi, ariko ibyiganje bikunda kugaruka kenshi usanga ari ibibazo bishingiye mu kutamenya guhuza ibiganiro hagati y'abashakanye. Noneho ugasanga abantu bagize ikintu batumvikanyeho, ntibagiha umwanya ngo bakiganire bagikemure, noneho icyo kintu kikagenda kigakura, kikagera ahantu basigara batakivugana, kikagera ahantu basigara barara mu cyumba, ariko umwe akarara areba hariya, undi akarara areba hariya, kikagera ahantu gituma ahubwo banatandukanya n'icyumba. Byahereye hehe? Mu kunanirwa kuganira. Icyo gihe umuntu aza akubwira ati umugore nta kimvugisha cyangwa umugabo nta kimvugisha, yarankingiranye cyangwa yambujije uburenganzira kuri ibi n'ibi, ariko wasesengura mwabisubiramo uko byatangiye, ukajya kubona ukabona byapfiriye ahantu ku kintu kimwe batumvikanye mu gihe runaka, bakakireka kirakura, kigenda gituma bajya kure bajya kure bajya kure, bakisanga bageze ahantu nyine bikomeye, batangiye gusaba ubufasha bw'ukuntu biri bugende. Icyo ni kimwe. Ibindi akenshi usanga bishingiye nanone ku miterere, aho usanga abantu bamwe bikomeraho, yakoze ikosa ariko kurigorora bikamunanira. Buriya biba byiza umuntu kubanza kwimenya. Akenshi niyo tujya kurambagiza, niyo umuntu avuga ngo aritegura gushaka, usanga focus yacu iri kuri wa muntu dushaka, ariko twebwe akenshi ugasanga ibyo twiyiziho ni bikeya. Ntabwo nzi uko nteye, sinzi uko nishima, sinzi uko ndakara, sinzi icyo nkora igihe narakaye, sinzi uburyo nkemura ibibazo cyangwa amakimbirane hagati yanjye n'abandi.
so ugasanga akenshi twibanda cyane kuri uriya ariko nyamara ibyinshi bituruka kuri njyewe. So biba ari ibintu by'ingenzi, ibyo bintu rero kutabimenya nabyo mu bibazo duhura nabyo biragaragara. Ikindi kibazo gikomeye abantu bajya baza kutubwira ni ibintu byo gusiganira inshingano. Umuntu akakubwira ati umugabo yanze guhaha, yanze gutunga urugo, yishyurira abana amashuri, cyangwa umugabo akakubwira ati umugore wanjye arakora ariko amafaranga ye sinzi aho ajya. Yambwiye ko amafaranga ye ari aye ariko ayanjye ariyo agomba gukora inshingano zose z'urugo. So ibyo bintu byose rero birahari mu bashakanye. Nambajije ati bimwe mu byo muhura nabyo, ibibazo bakunda kuza bafite ni ibyo. Birumvikana tuzajya tugira ibiganiro bitandukanye kugira ngo dufashe abantu. Ni byinshi ntabwo wabivugira mu minota mike dufite aha ngaha. Yego. Ariko mu bujyanama bwanyu mukora buri munsi n'ibiganiro mwakira abantu kuri icyumba cy'umuryango, iyo mwakiriye abantu birahura, aho ibibazo mwakira muri biro, noneho aho mukorera, noneho n'ibibazo cyangwa se n'ibiganiro mutegura bihurira hehe no gufasha abantu? Akenshi ibyo tuganira nyine n'ubwo buzima bw'umuryango bwa buri munsi. Uyu munsi niba tuje kuvuga ku burere bw'umwana, ubwo tuba tugamije gufasha wa mubyeyi uri mu rugo hariya wari urimo anyura mu bibazo cyangwa afite ubumenyi buke mu bijyanye no kurera. Icyo gihe hari icyo yumva akagenda akagikosora, nka bamwe natangiye nkubwira, n'abandi benshi umenya uburyo bwo kubana n'umwana, uburyo bwo kumukosora igihe yakoze amakosa, uburyo bwo kumutoza, kumuganiriza. Ibyo bintu urumva bije gukemura ikibazo cy'aba bana cyane cyane bajya bigumura mu gihe cy'ubugimbi, ugasanga bigumuye ku babyeyi, ibyo bavuga umubyeyi ntabyumva, mbese ugasanga umwana n'umubyeyi bameze nk'ibihugu bibiri bidahuje, bitumvikana. Ibyo biba byaratewe n'iki? Haba hari intambwe zagiye zirengwa cyangwa zitubahirizwa mu kurera umwana akiri mutoya. Noneho tugashaka kuza kumufatirana muri iki gihe yakuze, tumuha amabwiriza y'ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora, kandi mu gihe yari akiri muto tutarahabaye ngo tumutoze. Akenshi ugasanga tuje tuziye mu mwambaro wo guhana, ariko mu by'ukuri ibyo tumuhanira ntabwo tugeze tumubwira ko bidakorwa, ntitwigeze tumubwira ko atari byo. Rero nibyo n'ibindi biganiro tuganira, nk'iyo tuganira nk'uburyo bwo gukoresha amafaranga mu muryango, urumva bijyanye na wa muntu wibwira ko ibyo iwawe nkorera n'ayanjye, ariko y'umugabo niyo agomba kudutunga, biba bije gukosora ikibazo nk'icyo. N'iyo tuganira uburyo bw'ibiganiro hagati y'umugore n'umugabo, twigisha uburyo bikorwa, kuko akenshi buriya tuvuze kuganira abantu bumva kuvuga. Njyewe ndamubwira, hari n'abajya kunywa akamunywera, akavuga ngo arimo aramunywera kugira ngo aze kubona ukuntu ari bumukosore, ariko mu by'ukuri tukibagirwa ko hari igice cy'ingenzi cyo kumva nacyo kigize ibiganiro. Hari igice cyo kuvuga, hari igice cyo kumva, hari uburyo uri buvugemo ibyo ushaka kuvuga, hari mbega. So ibiganiro n'ibibazo duhura nabyo birahuye, bigamije gukemura ibi bibazo bya buri munsi cyangwa ubuzima bwa buri munsi. Birumvikana cyane Kaminka. Ese abanyarwanda bageze ku kihe kigero mu kwitabira ubujyanama mu muryango? Ese hari ibibazo mukemura mu by'ukuri? Nibura ni iki kimwe wibuka wagiye inama cyangwa se wakemuye ku buryo wumva uti niyo naba ntakiriho aho ikintu nakoze? Wow, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ntabwo ari ikigero kinini navuga ko bitabira ubujyanama, ariko hari n'abandi batangiye kubyumva. Hari abandi batangiye kubyumva kuko buriya umuti umwe ntabwo wigira inama, ahubwo wifasha gusara. Ibihe turimo ni ibihe bikomeye, abantu barakora cyane, abantu bafite stress y'uburyo bwinshi butandukanye. So hari ahantu bigera iyo utagiye kugira ngo ugire umuntu ugutega amatwi anagufashe no gutekereza ibintu mu bundi buryo, ugasanga ugiye kubikora nabi cyangwa ugiye gufata ibyemezo bitari byo, biri bukubabaze wowe, bikababaza n'abagize umuryango wawe. So n'abatarabyumva rwose babimenye. Ufite abantu benshi batandukanye ushobora kuganira nabo. Akenshi buriya nta nubwo mu bujyanama tukubwira ngo genda ukore iki cyangwa kiriya, tugutega amatwi, twarangiza tukanyura mu mahitamo ashoboka ahari, uburyo wava muri icyo kintu. Akenshi igisubizo kiba kiri muri wowe,
ariko uba ukeneye umuntu ugufasha kubireba mu buryo wowe utabirebagamo, ukeneye kuzana indi version wowe utari ufite. Uti rero ikintu kimwe wigeze gukora ukumva rwose n'ubwo uyu munsi waba utakiri mu bujyanama ukumva hari ikintu wakoze. Hari ikintu cyanshimishije ngitangira muri 2021. Ko natangiye kera mbese. Natangiye kera. Hari umumama wansanze yarampamagaye, ntabwo nari muzi pe, ni kuriya yakurikiye ikiganiro kiramufasha, aragenda agishyira mu bikorwa. Icyo gihe nari naganiriye ku mubano w'abakazana na ba nyirabukwe, noneho uwo mumama ntabwo yumvikanaga na nyirabukwe kumara igihe kirekire cyane, byari byaranze, yaragerageje uburyo bwose, ageze aho ngaho abivaho, aravuga ati nta kundi reka mbyihorere, ubwo nuko sinagize amahirwe yo kubana neza na mabukwe. Noneho aza kumva ikiganiro, hari ijambo nakoresheje mu kiganiro navuga ngo niba aramutse ari mama wawe ugukoze ibyo yuko bupfa arimo kugukora, wamwihakana cyangwa wamureka? Aramutse ari mama wawe, noneho ndababwira ariko ntimunsubize, ariko byibaze. So niba uzi ko wamureka ari mama wawe ntacyo uko bukwe mureke, ariko niba uzi ko utamureka genda umukorere nk'icyo wagakoreye mama wawe. Uwo mumama yarambwiye ati uwo munsi sinari nakoze, sinshobora kukubwira inshuro nasubiyemo iryo jambo, icyo kiganiro ndacyumva, ndarira, mbura amahoro, nanirwa kuryama. Ngeze aho mfata icyemezo cyo kongera kugerageza. Mfata icyemezo, mbwira umugabo wanjye nti muri weekend tujya gusura mama, ari we nyirabukwe. Umugabo abanza no kwikanga, aravuga ati se kubizi ko biba ari intambara, uvayo ubabaye, yakubwiye amagambo mabi, kubera icyo ushaka kubisubiramo? Ndashaka kugerageza. Aragenda kuri iyo nshuro, birongera biba nka kwa kundi nyine, bimera nabi, amubwira nabi, ariko ntabwo yaje akomeretse nk'uko yari asanzwe akomereka, kuko yari yamaze kumva ijambo rimubwira ngo ni mama we. So niba ari mama we agomba gukora ibishoboka byose ngo babane. Ntabwo yacitse intege, indi nshuro yasubiyeyo. Mu by'ukuri nawe yarambwiye ati ntabwo nzi ukuntu byagenze, sinzi byabaye, ariko ku nshuro ya kabiri tugiyeyo, ku nshuro ya mbere mabukwe yaranyakiriye, yakira impano muhaye, arambwira ngo mwana wanjye Imana iguhe umugisha, aranyishyira ibiro bye, amesha umugisha. Ati ibyo bintu ntabwo nari kureka kubikubwira, kuko ijambo wavuze niryo ryatumye nsubira gushaka kuriya mubano. Ni ibintu byiza cyane pe. So rero uwo mubyeyi yaranatashye mu myaka ya nyuma yakurikiyeho, ariko yatashye bafite amahoro, bameze neza, afite umugisha we. Icyo kintu cyaranejeje, n'ubu ndakivuga nkumva ndashaka kurira. Na nyuma yaho hari ibindi byinshi byakurikiyeho, ariko icyo ngicyo kubera ko aribwo nari nkitangira, icyasize ikintu gikomeye cyane muri njyewe. Menya ko ibintu dukora nubwo tubikorera hano ku mbuga nkoranyambaga gato, ariko uwo bigenewe gufasha biramufasha. Ni ibintu byiza cyane, hari ikintu cyakozwe birumvikana, hari na byinshi uzakora mu gihe kiri imbere, ko haracyari igihe, cyari muto. Ni ibintu byiza cyane. Kaminka aje kubaza ku kintu kijyanye cyitwa divorce, gutandukana kw'abashakanye, nabyo biri ku kigero cyo hejuru cyane. Yewe ntabwo nasabye ngo umenye amakuru uko bihagaze uyu munsi. Ni iki wenda nk'ibintu nka bibiri wenda ubona bitera divorce? Ni mu by'ukuri nkamwe muhura n'abantu batandukanye bashakanye, ni ibiki bitera divorce mu by'ukuri? Wivuze neza, ngira ngo no mu biganiro duheruka gukora hari icyo twakozemo, twari dushingiye ku mibare yari yasohotse icyo gihe, igaragara nyine ko biri ku rwego rwo hejuru, ntabwo bishimishije, ni bibi rwose, ntabwo tubyishimiye. Rero mu bintu biri ku isonga, amakimbirane yo mu muryango, ariko ayo makimbirane ntabwo apfa kuza gusa, akenshi usanga ashingiye ku mutungo, ugasanga ashingiye ku myitwarire y'abantu, aho usanga umwe mu bashakanye yahisemo gusinda no kuba irresponsible, ugasanga ubuzima bw'urugo ntabwo bumureba, ndetse bikanashingira nanone no ku gucana inyuma kw'abashakanye, aho umuntu usanga atanyuzwe n'umuntu bari kumwe, ugasanga arashaka kwirirwa afata uyu afata uriya. Kandi urabizi iyo umuntu yagiye mu bagore benshi cyangwa mu bagabo benshi, icyo gihe ntabwo aba acyubaka, ntagenda wenyine, ajyana umutungo, ajyana, haba hari n'amarisike yo kuba yazana n'uburwayi akanduza mugenzi we. So icyo kintu, amakimbirane mu rugo
arahari cyane ku isonga ku bintu bituma abashakanye batandukana, bishingiye ku mutungo, bishingiye ku gucana inyuma, bishingiye no ku myitwarire itari myiza birumvikana abashakanye. So ngira ngo rero dusaba abantu kugira ngo bisubireho, twisubireho twese. Urushako ni urugendo, ni akazi ka buri munsi. Nkunda kubibwira abantu ko ari akazi ka buri munsi, ntabwo ari ibintu ukora nka bya bindi twigeze tuganira muri cya kiganiro ngo usoze uvuge ngo nashoje kubera ko nabyaye ubu ngubu nashoje, ahubwo iyo wabyaye nibwo urugendo rwo kurera ruba rutangiye, kubera ko wateretse umugore wamugejeje mu rugo ubu nashoje natsinze igitego, oya, ahubwo nibwo urugendo rwo kumukunda no kumwitaho ruba rutangiye. Urugendo rwo kubabarira, urugendo rwo gukundana, urugendo rwo kuzuzanya, guhora mwibutsanya ko uri mwiza. Nzabigarukaho cyane, numva birakomeye, uzajya muri detaye cyane, nzabigarukaho. Ariko nshaka kubaza ikindi kibazo kibanziriza cya nyuma. Nshaka kubaza ku bijyanye na turi mu minsi mikuru, umuryango ni gute ukwiye kwishimira cyangwa guserebura ino minsi? Hari abashaka kujya mu mazi Rubavu, abajya hanze y'igihugu, kandi mu kwa mbere amashuri aratangira. Wagira inama umuryango uburyo wakwitwa muri ino minsi mikuru? Yego, hari akantu nahoze mbona kare, umuntu wakohereje, ni byinshi sinzi ko ndibibyibuke byose, ariko hari aho yavuze ngo niba udafite amafaranga cyangwa tike yo kujya hariya wenda aho umuryango wawe utuye, ubwo navuga ko akundi tujya kureba ababyeyi n'iki, wafata ya yandi wari gukoresha nka tike ukayaboherereza, ukabifuriza umunsi mwiza, aho kugira ngo ujye kuguza ayo udafite kugira ngo ugaragare ko wizihije kandi mu by'ukuri muri wowe ari imvune. So navuga ngo buri muntu yishime bijyanye n'ikigero cye, n'ibishoboka n'ibihari, ibidahari mu byihorere, ukoresha ibihari. Yavuze ngo niba udafite inkoko ngo ukaranga amagi wishime. Yego, dukoresha ibihari, nta mpamvu y'uko tukwiye kurya tukarya n'ibyo tudafite, kandi ubuzima buracyakomeza, na nyuma y'ejo dukeneye kubaho. No mu kwa mbere abana bakeneye kujya ku ishuri nk'uko wabivuze, so abashoboye kujya ku mazi nta kibazo biri bubateze, nta kibazo babikore, ariko njyewe utabishoboye sinshaka kubikora kubera ko nabonye umuturanyi wanjye yabikoze kandi tutanganya mu mufuka. Birumvikana. Ndagushimiye cyane Kaminka, kandi nizere ko n'ubutaha tugutumira uzatwitaho. Nzaza rwose. Murakoze. Turi kumwe.